amazina yanjye n'uwo ndi we abantu babona, kuko umuntu aba arimo abantu babiri. Hari umuntu uhagaze tubona uri physique n'umuntu w'imbere tutabona. Uw'inyuma niwe wa wundi ufite izina runaka, Hakizimana, Mutuyimana, amazina atandukanye, ariko hakaba na wa muntu tutabona. Uwo muntu tutabona rero hari intambara rwana nazo tutazi, ariko buryo ubanje ukimenya ukamenya ngo ndinde, byose bigenda neza. Nubasha guhishura ibingibi nibwo uzabasha kubaho kandi uriho, nibwo uzabasha kubaho ubuzima bukuryoheye, nibwo uzabasha gusohoza icyo waremewe. Igihe cyose utari wahishura wowe nyirizina ntago bikunda. Nyemerera ufata umwanya wicarane na wowe nyirizina, ibintu byose ubishyire ku ruhande, telefone ushyire hariya, abantu basaba uruhushya, umugabo musaba uruhushya, wicare wiherere, ufunga amaso yawe, witegereze, wibaze uti ariko njyewe uri kubaho uyu buzima ndinde, njyewe uri kubaho ubu buzima ndinde, who am I really? Nudahera ahangaha ubuzima buzajya bugutagangaza, uzajya wirirwa wumva urushye, ubona bitagenda bidakunda, kuko ntago uzi ngo wowe uri kubaho ubu buzima urinde. Ntago ikibazo ari uko udatunze, ntago ikibazo ari uko umugabo akumereye nabi, ntago ikibazo ari uko utabyaye cyangwa se utashatse. Ikibazo ni uko utazi ngo wowe nyiri ubu buzima urinde. Uyu mubiri twambaye uyu nguyu utandukanye nawe ubwawe, isi izi cyangwa ibona. Uyu mubiri utandukanye nawe ubwawe, wowe uzi uri muri wowe, kuko hari wowe tutazi, wowe uzi, hanyuma akaba atandukanye n'uyu mubiri. Uyu mubiri benshi bashobora kuba bawibeshyaho bagatekereza yuko uyu mubiri ari we wowe. Uyu mubiri ntabwo ari we wowe rwose, kuko igihe kiragera umuntu akitaba Imana. Ariko se witabye Imana tukavuga ko yigendeye, niba yigendeye yitabye Imana, yasubiye aho yavuye, iwe yasubiye aho yavuye, ariko tuba tukimufite, tuba tugifite wa mubiri n'izina rye turifite. Ariko umuntu wa nyawe burya aba yagiye. Uwo wagiye burya niwe muntu, hanyuma wasigaye ni umubiri, ari wo benshi dutindaho kuri wa muntu w'imbere ntituhatinde. Umurwaza nawe icyo akurikizaho ni uguhamagara abo yasize mu rugo, akajya kuri telefone ati yewe erega byarangiye, yitahiye, kanaka yitahiye, ninde watashye. Kera amatelefone ataraza hahitaga hakorwa icyo kujya kuri radiyo Rwanda gutanga itangazo ryo kwibuka. Turabamenyesha ko kanaka yitabye Imana, umubiri we uzashyingurwa aha n'aha. Ni ukuvuga ngo kanaka yitabye Imana, ariko umubiri we byumvikane neza ko tutari iyi mibiri. Bavuga ko wigendeye, bavuga ko yigendeye, tuvuga ko yagiye, ariko mu by'ukuri umubiri we ubura aho ngaho. Wa mubiri ubura aho ngaho tuwureba, mu kanya gato bakawujyana muri morgue, ejo ukazashyingurwa, ariko wowe ugahita uhindura amazina, ugatangira kwitwa nyakwigendera, wa mubiri ukitwa intumbi, ukitwa umurambo. Donc ntago uba ukiri wowe. Uyu mubiri ugira agaciro iyo wowe ufite ubuzima, ni wowe uhereza agaciro, ariko igihe kiragera ukawuva.